da umuntu wamenye Imana ntatinya urupfu kuko mwene Dawidi ntabwo wabwira umurokore ngo arapfa yazi Imana apfa jahise niyo yapfa abatashye mwe ahubwo wambwira ngo ndapfa nababwiye ngo nimpfa bazacuranga umukunga bazashiraho umukunga bacuranga igisirimba umuntu uzariraza bafite ibibazo yewe nzaba nta Satani abaye dusabye Imana data irambwiye ngira kurengeye kandi wa mwana we mbonye Imana iguha amafaranga ariko ugira imbabazi ndayakiriye mujye mugira imbabazi mwongere mukunda abantu bari munsi mwongere mugaburira abantu mwambi cyabakene mwambi kandi mukajye mwambika ibyenda byashaje twajyaga tugira ngo batanga imyenda ugasanga baratanga ibyashaje Noheri kuri Noheri tuzagaburira abantu bo muri gare zababwira tujye muri gare kuri Noheri kandi kuri Noheri nayo nzaba ninjiye u Rwanda naje byakomeye aho ntiwumva mu Rwanda bana yanjye kandi ndumva ijwi rimbwira ngo kandi Imana ikurinze kujya uribwa mu nda nukuri kw'Imana mami urimo neza pe Yesu we Mana nishimye Imana ikurinze kujya uribwa mu nda kandi ndabona wambara impeta ma yego nyamara Imana ikoze uko wa mwana we ntago nkuzi umva urimo neza mami naye ndabutegereje kandi ntabwo Imana izagura urugo rw'umubabaro oya izabikureho rwose ntabwo Imana izabyemera amen ariko ibiganza byawe Imana ibikizaho amafaranga kandi ndumva ijwi rimbwira ngo Imana ikongereye imbaraga mu byo gusenga ubundi ibyo nibyo nkunda nukuri mami muri no minsi mfite imbaraga niyo nshaka gusinzira cyangwa Satani ashaka umutima urambwa atahaguruka ubu ndara ndeba senga n'ubuzima nukuri pe Imana yamaye imbaraga muri no minsi nukuba mfite akabaraga mu gitondo ku manywa n'ijoro ndi gushaka kwiyumvira ibintu by'Imana gusa kandi rega nibyo byiza wanyimika nk'abo mwami umwe w'ishyanga rinini cyane ndimbata ibyaha byose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita kubiri mu isi Yesu aranyuze wanyimika nk'abo mwami umwe w'ishyanga rinini cyane ndimbata ibyaha byose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita kubiri mu isi Yesu aranyuze haleluya kandi humura Imana izakugira neza amen hanyuma nubwo uri kugaruka uvuga ngo uzaza ariko mbonye Imana izagutuza hanze mami umva Mana yanjye sinzi nuko nabivuga ariko Mana yanjye wowe wibereye hanze uri umunyamahanga ahubwo ujye unyihera amadolari maze iminsi ntakira akamadolari yagiye Mana amadolari nyamureka amadolari akagaruka yahamagare Imana ikore buri Imana igibuza abantu amahoro amadolari kabisa ariko Yesu azaguha amafaranga amen ndayakiriye mami iki gitondo tubaye ikaze mu iteraniro amen uyu mwana wanditseho niba ngo ari motivation karame mami Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe amahoro ndashima Imana Imana irambwiye ngo ikumaze umubabaro Imana nishimwe kandi Imana ikuvanye igisuzuguriro Imana ni icyubahiro mu biganza byawe Imana ikizaho amafaranga ndayakiriye uracyari umukobwa yego mami uziko Imana ikurinze gutwara inda niba ibeshe ukayitwara umukristo utwara inda dusengana abafite ibibazo kandi n'umwana yarabizi iyo ndirimbo ntiyayirimba amatwi yanjye iyo ndirimbo nyine yasha kandi anayiterera wabyumvishe rega mujye nizashyiramo n'amahane mujye mwihangana mami ndi kubyumva rwose ajyemo n'amahane mwihangane njye ni pasiteri none se muzi ko ntazajya mbahana mami
karame ngo hari umuntu wamyutinze ngo mubabarire umugarure witwa Tony Juda n'ubwa mbere yaraje kuri live ntago yarabizi ko emoji zirira rimwe wari uzi ko ntabasha no kumumyotora babyutinyotora tegereza hanje abanza azi ntabyo nzi yes yotunga ari bari yabikiragamo iki ngo mubabarire yari umushyitsi n'ukuri ntabyo yaraje ibyo bintu biri ntabwo byemewe ibyo kumyotora niwe no kumyotora urabara kumumyitongora nakunda arabayumva nanjye sinzabivana nabo bijya rwose ntakubeshye ibyo rero bavuga byo kugira ni murindire anje nabonye ari uzi kongera kuvunamo umuntu bamye bari gute sembese nyine ahantu wamyutingiye kandi babizi ko ziriya moji zituma umuntu bamuhanura yego mami yego turabyumva pe nyine ahantu wakanze urongera yihanganye twiyumvira imana bamunyotora umugani bamunyoto ndetse ntari hano ntabwo yandika mesaje karahari nyine byamunaniye yihangane hari kwandika mesaje ariko harahari imiterano nihangane azakora bimukorera ese tuntu turiramo mudushyiramo iki ko muzi ko ino nayivune ko abantu bimbira ijambo ry'Imana rirahagije niyo twakwimvira ubu ukambwira iyo turimo kwimvira Yesu ubu ntabwo turi kwimvira Imana rata mami ngo barangane azamubora injo mborotse ari kugongo mami wamuborotse rimwe yewe Diane musabye Imana na process ndamuzi aricyo mfa nawe icyo yashyizeho n'utumoji turira turatu ntabwo nzatubabarira habi ayo kugira ngo bafungire live abayigendeye mami wari kumumyotinga gusa ibyo kumyotinga no none wamuborotse mwatse gusaza mama katabizi nakamureke mwana we nihangane hanjye naza nabimukorera iraguha we mujereke mabwira ko tugiye kubigenza ubu ndabihindura nzambihindura nicyo cyabahimo umbarata mabwire abo twabanyeje twavuze ko tuzajya hehe tuzajya Keti tuzajya hehe Keti hehe mami wa mama ejo ntabwo nari mari mami ntabwo nari mbizi muzajya gusura wa mama wapfishije umugabo hehe mami unasema murishya nabarata nabari kubyumva ejo dufite mama tsoya gusura ku Muhima hariye yapfushije umugabo afite abana 9 umugabo yapfuye umugabo kwisingira mu yapfuye ku Sabato yashize afite abana 9 uyu mugabo nako uyu mudamu afite abana 9 Amerike no mukristo wubashye Imana yarasenze ni n'umukristo wa Muhima mutagira ngo ntago ari umukristo ni umukristo ariko Imana yarabyemeye umugabo arataha Imana yarabyemeye rero yapfushije umugabo afite abana 9 hanyuma umugabo atarapfa bajyaga bambwira ko bari kumapira akuntu yansengeye disi yajyaga azana kansengera ariko man satani we uri umugome urupfu we ariko iwacu niho tuzataha twese tuzatana mbonye umwana ntuza ya postinze ninde ugiye ba profile ya ntuza ya Feza nabonye umwana ya postinze w'umusore watashye nanjye nzataha rero naravuze ngo byibura duhuza amaboko tujye kureba uyu mama tumushyire umuceri tumushyire kawunga tumushyire ni byinshi twamukorera umuntu wagize ibyago agapfusha umuntu ntago biba byoroshye nyamuneka ntago byoroshye kandi narababwiye ngo nusuri umuntu wapfushije uzabusuye Imana nusuri umuntu ufunze uzabusuye Imana nusuri wo kwa muganga uzabusuye Imana nugaburi umukene uzaburi guha Imana ntukanabikore kugira ngo pastor kurebe agusabire umugisha oya karame hari umwana wazindukiye hano live yahiguye ngo yashyizeho amafaranga yo kujya gusura nyine uwo mumama sinzi niba wayabonye none yanagiye ishobore kuba yahise ajya mu kazi hari ibintu nabonye bya Nadine se sinahoze mbaza ngo Nadine ninde ni uwo nguwo yagiye nahoze mbaza ngo Nadine ninde se kuba yagiye cyangwa se niba
yashyize Imana ibaha umugisha. Rero hari abantu batari bahari ejo kandi turabisoza uyu munsi kuko tuzajya kumureba ejo. Rero tuzajya kureba uyu mama wagize ibyago. Yego, Imana ibaha umugisha. Abantu babikozeje Imana ibaha umugisha. Hari abari bavuze ngo barahiga uyu munsi. Hariho n'igihe umuntu yaba avuga ati nanjye nibwo bwa mbere mbyumvishije, ariko nanjye ntabwo nabura icyo nkorera mu nzu y'Imana. Ntabwo nabura icyo nkorera mu nzu y'Imana. Nanjye ndumva hari icyo nakora kandi umwuka yajya basanga kugira ngo abashoboze gukora. Imana ijye ibagira neza kandi ababikora bakabyumva. Imana ibaha umugisha. Bazanye ya nimero ya 6 bariho musabye Imana Diane. Keti yayihute cyane cyangwa iraguha. Mba ngira ngo tubikore tubisoze. Ari iraguha. So bano banara. Keti Igo mami reka nzirebe nzishyireho. Eza naza nimero tubikore twihuta kugira ngo ejo tuzamugurira ejo. Ariko naravuze sinzi ukuntu nababwira mu rukore mwe, ariko nujya ukora kino kintu ujye ukora irago urimo umutuku 6 kwihuta kugira ngo dusengere n'abantu. Hari uwavuga ngo ndamwishyurira inzu, hari uwavuga ngo ndamugura umufuka w'umuceri, hari uwavuga ngo ndagura amakara, hari uwavuga ngo ndagura amavuta kabido, hari uwavuga ngo ndagura isukari ibiro 5, ndagura isukari ibiro 10. Uyu mama aradukeneye pe, uyu mama aradukeneye cyane. Wakwereka ahantu aba, ariko ndabizi muri abana beza muri inshuti zanjye. Ndabizi ko gukora mu byumva ndabizi, kiretse niba nta hano atema abakristo, ariko abakristo muri hano murabizi. Umukristo uri hano ndabizi ko ababyumva gufasha ababyumva. Ngiyo Kete yashyizeho yanditseho musabye Imana Diane kandi twite kugira ngo mbasabire umugisha. Mujya mutinda kubikora mugasanga yavuze ngo njye ntiwasabe umugisha, njye watinze kunsabira umugisha, ugasanga nyine nahise njya mu bindi. Kandi ntabwo nagoma mu mafaranga, nabandi kwica umurimo w'Imana. Kete uri gusakuza. Kugira ngo turebe tuzajya ejo. Umwana ubajije ngo nisanga yusajya ejo saa 9.